Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yakiriwe muri village Urugwiro na Perezida wa Repubulika Paul Kagame maze bagirana ibiganiro. Avuye aha Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson ari kumwe na Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente bitabiriye ibiganiro by'umunsi wa nyuma w'ihuriro ry'ubucuruzi. Muri iri huriro Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yavuze ko ibihugu bya Afurika mu gihe bishyira mu bikorwa bikubiye mu masezerano yo gushyiraho isoko rusange ry'ubuhahirane bigomba kwirinda amakosa nk'ayakozwe n'ibihugu by'i Burayi. Naho Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yashimye ko muri iri huriro haganiriwe ku ngingo nyinshi zigamije gutanga ibisubizo by'ibibazo ibihugu byo muri uyu muryango wa Commonwealth bifite ndetse n'isi muri rusange. By the way, it's fantastic to see the birth of the African Continental Free Trade Area. Ni inkuru nziza kumva itangizwa ry'isoko rusange rya Afurika. Urumva atari ikintu cyiza? Rizaba isoko rinini rya mbere ku isi. Abantu basaga miliyari 1 na miliyoni 300 bose bazaba baribarizwamo. Rikaba kandi nagamije kuvana abantu basaga miliyoni 30 mu bukene no kuzatuma haboneka miliyari zisaga 450 z'amadolari ya Amerika ajya mu bihugu bya Afurika. Akubye inshuro nyinshi cyane ayo Afurika ishobora kuba yakura mu nkunga z'iterambere. Kikiye byimazeyo iri soko rusange rishya rya Afurika. Nibuka ko Ubwongereza bwateraga inkunga isoko rusange ry'i Burayi mu myaka myinshi yo hambere. Byaje kuvamo ikiswe umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Sinabagira iyo nama yo guhindura iri soko rusange rya Afurika ngo ribe ihuriro rikoresha ifaranga rimwe, ariko nahanyu ibyo ndabibarekera. Ni ingingo izarebwaho na Afurika ubwayo, ariko turifuza gushyigikira uyu mushinga rwose. Dushyigikiye ubunyamabanga bwaryo buri Accra, ndetse iyo Afurika nk'umugabane wakuyeho imbogamizi zidindiza ubucuruzi ku mipaka yabo, binaborohera cyane gucuruza n'Ubwongereza. Trade barriers from their borders were making it easier to sell to the UK. Throughout the conference, you engaged in a vibrant dialogue. Ubwo mwahuraga mwagize ibiganiro bishyushye, munatanga ibisubizo bifatika ku bibazo bikomeye isi ihura nabyo uyu munsi. Nzengurukijemo amaso ndababonana ubushake bwo gushyira mu bikorwa ibyemeranyijweho muri iri huriro. Muva mu biganiro mukajya mu bikorwa mwuje ubushake bwinshi. Mu gihe dusubira mu bihugu byacu no mu mirimo dusanganywe umunsi ku wundi, reka tugendane ububyutse n'ubushake bwo kubaka ejo hazaza heza aho abaturage b'ibihugu bya Commonwealth bifuza. That the citizens of our Commonwealth aspire to. Yakomereje uruzinduko rwe ku rwunge rw'amashuri rwa Kacyiru ya kabiri ahiga abanyeshuri barenga 1500. Iki ni kimwe mu bigo by'amashuri biherereye mu mujyi wa Kigali. Can read for us? Yes. Get yours and have him. Wow, flowers to him. Very good. I was a teacher very briefly. It's very. Nabaye umwarimu ariko by'igihe gito. Nari n'umwarimu ugoye. Nigishaga Icyongereza, nkigisha imibare mu mashuri yisumbuye. Umwuga wo kwigisha ni umwuga navuga ko ukomeye kurusha uko wabitekereza. Urwunge rw'amashuri rwa Kacyiru ya kabiri ni kimwe mu bigo by'amashuri byo mu Rwanda byose bimaze imyaka 5 byungukira mu mushinga w'Abongereza ufasha mu kwigisha imibare n'Icyongereza mu myaka 3 ya mbere y'amashuri abanza, aho uhera ku barimu ndetse ukanabahugura uburyo bwo kwigisha ibyo baba bahuguwemo. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yanasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruherereye ku Gisozi. Yeretswe ibice bitandukanye bigize uru rwibutso bibumbatiye amateka yaranze u Rwanda akanarugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma yaha yashyize indabo kumva ishyinguyemo imibiri y'abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Maze mu gitabo cy'abashyitsi Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yavuze ko ababajwe kandi cyane no kubona inzirakarengane z'Abatutsi bazize Jenoside bashyinguye muri uru rwibutso, ndetse na bimwe mu bikoresho byifashishijwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi bihagaragara. Yavuze ko isi ikwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyabaye ku kiremwa muntu mu mwaka w'1994 mu Rwanda ntibizongere kubaho ukundi.
Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson aje mu Rwanda ayoboye intumwa z'Ubwongereza zije kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Commonwealth i Kigali.